sibyo iyi projet ikaba yari donc yatangiye muri 2020 ariko na before yaratangiye sibyo barangiza mu ruhe rwego urukumva ubona nka kuri abari bazanye kino cyorezo cya COVID-19 bumvaga kizabakorera umuti noneho ikintu kibagoma ni iki buriya nubwo baba bafite ubwenge bw'inyamaswa abantu ikintu kibakoma ni iki hari ibintu bibiri bibakoma buri umwana w'umuntu Imana yamuhaye ubwenge buteye ubwoba hari abantu donc manano electrique y'insinye za COVID-19 bayakuye mu mibiri yabo mu bihugu byo mu isi bigiye bitandukanye bayakurishijemo amakara y'abagorozi hari abandi bantu bayakurishijemo amazi n'isengero turi kugendana donc uko bateganyaga kurandura isi bayirandurisha icyorezo cya COVID-19 byaranze uri kumva uyu munsi rero nakubwiye ko bashaka gukoresha bona Israel icyo bita option Samsung niyo Amerika ishaka gukoresha na Israel kuri Iran iyo ni methode imeze gute urabizi ko bano batipe babirefera kuri Bibiliya uribuka witwa Samson ajya mu Bafilistia baramukuyemo amaso akabaga ati agafata inkingi ndabyibukana inkuru narayise watuwite unsubije imbaraga tukugendana hari utuntu nakwikorera ngo agiye kumva imbaraga ziraje arimbura inkingi zose g'Abafilistia bapfana nawe ngibi bintu Israel na Amerika bashaka gukora bateganya kuzakoresha bomba atomike muri intambara kuko ubundi buryo bwose bashoboka Iran n'amariye yabo bafatanije basa mu bigaragara namwe badukurikiye murabona ko bamaze gutsinda intambara ya Amerika bamaze kuyitsinda petube clear sibyo mu buryo bugaragara bura hari ukuntu Amerika irasa Iran wena n'ujyo nibirashe kaminuza muri Iran iravuga ati ndarasa kaminuza zose ziri mu bihugu bikikije iki donc bino bihugu byose bikikije biri kuri ariya leta zunze ubumwe za Amerika bikikije rero uyu munsi icyo bashaka gukoresha ni igisasi cya kirimbuzi kandi nibamenye yuko ubu buryo bazagikoreshamo hari abandi bantu uri kumva bari mu mahembe 10 nkuko Daniel yahanuye bamaze gufata ariye yo kwati bazabakoreho gusa natwe isi tuzayigira umuyonga sibyo ariko muri strategies zitegurwa nakubwiye ko harimo n'uburyo bwo kwitegura antikristo ariko barakora n'ubusanga umwuka we barakora nuko bakora mu buryo bwiye ngo zikoresha ikibi n'ikiza no reka dufate hano muri Afrika buriya muri Afrika buri gihugu cyose nka kuno tubango Amerika n'umupolisi w'isi sibyo iyo bagushizeho gwenda ngube n'urugero president w'igihugu cya Afrika wa Asia Amerika n'urugero bakagutereka nko kuri Amerika igigenda itereka aba president bagiye batandukanye nabyo ishaka gukora muri Iran yes nabyo ishaka gukora muri Iran bo ikintu bakora uri kumva bafite wa mwuka ucunguza ikibi n'ikiza bagushyiriraho undi muntu nawe bakamukomeza bati nudakora ibyo tukubwira do nguyu hita kura bivu sindiri uri ko nyubane ndabyumva yes no mwisi rero yo muri izi empires zikomeye iteka ryose nago Peresi ikomeye kubera ko ari ikomeye mu buryo runaka uri kumva ikomeye kuko bagenda bubaka ku kijambo ry'Imana rivuga nawe bikubwiye sibyo ariko bakanabyubaka bavuga ati wewe wa mupolisi we turagushyiriraho uyu muntu wigikangisha ngira ngo nkire Korea y'Amajyaruguru uri kumva wagira ngo ni iki abari igikangisho kibi bihugu by'Iburayi noneho mu bijyanye n'ubuhanuzi buri biblike n'ubundi byanze bikunze ntago nakubwiye ko ira famille ya Khamenei mu gitabo uyu nguyu uri kuyobora uyu munsi ntago imbaraga zishamikiye kuri we zifite ibibatsi bizishyigikira bishamikiye kuri ba Putin kandi Bibiliya yerekana ko hari intambara iteganyijwe ya Gogi ya mbere uri kumva aho umwami w'igogi uri kumva azamara gutsinda iyi empires wabizi ko Amerika ihora ihanganye na nuza narasha namara kwitsinda avuga ati okay nanjye ubu ngiye kuyobora iki isi aha rero niho Kristo azaza kwima ingoma urumva haza barimo intervention y'umuntu uzaza gutabara abisiraheli
n'ubu ngubu nakubwiye ngo Tel Aviv yabaye umusaka. Sibyo, hari umugabo w'Imana umwe w'umuhanuzi yigeze kubwira abantu bafite abantu bari muri Isiraheli, avuga ati mwabwiye abantu banyu bagataha ko mu minsi mike rigiye kubacumbiraho. Nyine urumva iyo umuntu ari kwigisha abantu, urumva nk'umuntu hano urayigisha we, noneho abantu ntabwo bumva ibyo bari kwigisha. Niho antikristo azinjira ashaka gukorera, avuga ati rero nkurikije uko mwashoje intambara mukaba muteje ibibazo Abisiraheli, ngiye kubatabara nze nk'umucunguzi wabo. Fazabaje kumaraho iki? Intambara. Yes, meze neza aho muherereye, Imana ibaho umugisha. Nk'ibisanzwe ndi Kuzo Emi, ndi kumwe na Prince Robert Prophet. Waramutse? Waramutse neza. Igitondo cyiza Kuri twese. Ese we wa Prophet urabyemera? Nese Prophet si ijambo ry'Igifaransa. Bivuga umuhanuzi. Uri umuhanuzi. Umuhanuzi ni ministeri imwe muri ministeri 5 yose igitorero. Kenshi rero iyo turi gukorana ibiganiro nibwira ko abantu badukurikira hari ukuntu bavuga bati mwaganiye neza cyangwa nabi, ariko twebwe tuba dufite icyo dushaka kubwira abantu, kuko hari n'ugira gutyo ukamunushaho cyangwa wamuvugaho, urumva ntago yaza gushima muri komanteri, yagutuka. Dushimire abantu batanga ibitekerezo byabo muri komanteri. Imana ibaho umugisha. Abakoze subscribe kuri channel, Imana ibaho umugisha. Nawe utarayikora uyikore, tubane muri ibiganiro byacu. Ko iki kiganiro kibona ku Ihumure TV, urakibona kuri Prince Robert. Yego. Prince Robert Rwanda hariho Rwanda. Yadayo yaduciye mu biganza iragenda. Yego. Hanyuma rero nk'ibisanzwe twashimira abakoze subscribe, ariko n'abatarayikora tubasaba gukora subscribe. Hanyuma rero inkunga ikomeye no gusangiza abandi ibi biganiro tubagezaho. Turi mu isi y'ikoranabuhanga kandi iri ku muvuduko uri hejuru cyane. Nibanda ku biganiro by'ubukungu n'iyobokamana, nibyo biganiro nibandaho. Bakunda gukurikira Ihumure TV niko muzabisanga. Hanyuma tugira n'ibiganiro bigaruka ku ma episode cyangwa se amapariti, harimo ikiganiro kivuga ku kinyoma cyishe mu iyobokamana, harimo n'ikiganiro cyitwa umutsima utera imbaraga, dufite n'ikiganiro cyitwa ijambo ry'ubugingo, ndetse ibyo ni ibiganiro bikunda kugaruka kenshi ku Ihumure TV. Hanyuma tukajyana niba turi mu gitondo saa 11 za mu gitondo. Abari kwa Prince Robert rero turabatumiye, muzasimbuke murebe iyo gahunda tugira, ni nziza. Hanyuma ibirenze ibyo rero tugira serivisi dutanga nyuma y'aka kazi k'itangazamakuru. Robert ni wivuga neza ngo nukudoda amahema, nibyo Paulo yakoraga kugira ngo tugire byinshi twirinda. Uramutse ukeneye umutekinisi ugufasha rero mu bikoresho byo mu rugo, firigo iramutse irwaye cyangwa kwiziniyeri, water dispenser, microonde, ushobora kumpamagara kuri 0788347197. Hanyuma nkaza kugukorera firigo yawe igasubira kuba nzima. Ariko uramutse ukeneye kuyigurisha wambwira nkayigurira, kubera ko ndazicuruza, cyangwa se waba ukeneye kuyigura ukampamagara, mba zifite za occasion nshyashya. Hanyuma ubwo nikoreye promotion no kwa Robert baranyumvishe. Hanyuma nkaba rero bashize hari umama waguhamagaye nahaye nimero yawe. Birashoboka hari uwanyandikiye, ariko nahise mbura nimero ze, ahubwo ni firigo yaragiye kuma zo kugura ebyiri. Ahubwo niba nyumva rwose nabuze nimero cyangwa ni wifite uyimpe zira firigo nzigurire. Hanyuma rero Robert, dushimye Imana ko channel yatangiye imaze kugira aho igera, ngo shitani yari yasheze, ariko Imana ishimwe ko yitamura uyu munsi. Iyo yatangiye hari ahandi hantu igeze. Reka rero mbasabira umugisha, mvuga nti umwuka w'Imana bari natwe muri iki kiganiro. Dusenga. Data, turagushimye ko twemereye kuba turi amahoro. Ngiye kuganira na mwene data, ntaba ari we umwuka w'Imana mukoreshe, akorere muri we, avuga ibyungura abantu kandi byagiriye isi umumaro, nubwo batabishaka, ariko hari umwe ubikeneye cyangwa se babiri bibasha gukiza. Umugisha wawe kuri we, nanjye ntaba ari njye, maze n'umuntu ugiye kureba iki kiganiro cyangwa ugiye gukurikira iyi video umuha umugisha. Icyoro kiba kigaragare hagati muri twe, kuko tuzi neza kuri data bwite, tutakugereranya nka papa, ahubwo uri papa
kuko niwe wadutekereje, maze kudutekereza uraturema, maze kuturema uratubyara, maze kutubyara uradukuza, uduha ubuzima, turi amahoro. Nyamara hirya no hino ntago bimeze neza mu isi, ariko n'ubundi umwami w'amahoro umunsi azaza azakuraho intambara n'intugunda byose birangire, ariko tukiri mu isi turabizi neza ko dufashe igihe mu ntambara. Reka rero uburinzi bwawe bukomeze kuba ku muntu wese udukurikiye mu izina rya Yesu. Amen. Robert, tumeze neza? Ndamahoro. Reka banze usuhuza abakunzi bacu ariko twinjira nyirizina noneho aho isi igeze uyu munsi. Reka nsuhuze inshuti zanjye, inshuti zawe n'abantu bakunda gukurikira ibiganiro dukora. Imana muri bo mugisha kandi Amen. mukomeze mudushyigikire mu buryo bw'inkunga, subscribe, share, comment, like nk'uko umuvandimwe yabivuze, kuko tukiri mu isi yobowe n'amafaranga nayo muyaduhe abayafite. Ego Hari ibintu dushaka kubaka kugira ngo natwe dutere imbere. Si byose kuba yatanga n'ahanditse. Suko. Uyu munsi tuganira ngira ngo nkawe profete biraza kunyorohera. Ngo hari ijambo rivuga ngo nimubona ibyo byose bibaye azaba ari ukuramukwa ku isi. Sinzi icyo risobanuye. Iyo bavuze kuramukwa ni igikorwa kibaho umudamu agiye kubyara. Ibise byatangiye kumufata. Hari amezi yari amaze atwite yitegura umwana. Yes. Rero iyo bavuze kuramuka ku isi ni uburyo isi iri kwitegura uzabanziriza Kristo, ariwe antikristo ubanziriza Kristo n'umurwanya hakabazana Kristo. Imyiteguro rero irarimbanije. Umuntu yavuga ngo ubariye ku isaha turi ku isegonda rya nyuma, ubariye ku bise turi nko ku gise cya 9. Donc umwana ageze mu matako niko bakunda kuvuga. Ubwo mvuze nahoranya. Iyo uvuze ngo nimuramuka ibyo bibaye ni ikimenyetso cyerekana, urabona ushobora kuba uri umudamu utwite, waba uri kugenda mu nzira ibise bikagufata nk'igise cya mbere kikagufata. Ibyo biba biguteguza ko nutugumya gutera intambwe udashatse ubufasha no gushaka uburyo byara bishobora kugira ingaruka zitari nziza. Mu buryo bw'ijambo ry'Imana Yesu yabiciyemo umugani, kuko ajya akunda gukoresha umugani. Akoresha umugani w'abakobwa 10. Bamwe ari abanyabwenge, abandi ari abapfapfa. Ariko abakobwa bafite amakuru ku bukwe bitegura no gushyingiranwa, ariko bamwe byarangiye batagiye mu bukwe, barasigara. Bibiliya igenda itanga ingero nyinshi zo kuramukwa, itanga n'ibimenyetso. Hari ijambo Yesu yavuze ubwe, aravuga ngo nk'uko byari biri mu gihe cya Nowa, niko bizaba biri mu minsi y'imperuka. Abantu benshi Bibiliya iyo isomye iravuga ngo bararongoranaga, ngo bararyaga, ariko si ibyo Yesu yari ashatse kuvuga. Yari ari kuvuga donc situation yari iri ku gihe cyo kwa Nowa, Imana ifata umwanzuro wo kurimbura ubwoko bw'abantu. Isi iri kuramukwa, akabonesha iryo jambo. Mu kuramukwa abahanuzi benshi bagiye batandukanye bagiye bahanura, nk'abo twireferaho muri Bibiliya. Nka Yesu yarahanuye aravuga ngo mu minsi y'imperuka ibintu bizahaba. Ba Paulo barahanura, na ba Yesaya na ba Daniel bo bazana ibyahishuwe, ba Yohana. Donc kuretse umuntu udashaka kureba n'udashaka gukora synthèse ngo arebe, ariko isi iri kuramukwa. Urakoze cyane. Ngira ngo ikiganiro cyacu wenda ntago kiza kuba kirekire, ariko turibanda ku makuru y'ingenzi afasha benshi. Murabizi ko ushize twavuze ko tuzakora ikintu kijyanye no gusenga, aricyo tuzaganiraho kugira ngo umuntu amenye ngo ndasenga gute, wenda bigendanye n'ibyo arwana nabyo. Kuko twakomeje ku kintu cyavugaga ngo abari muri Kristo Yesu hateka bazacirwaho kundi. Abari muri Kristo Yesu babaye ibyaremwe bishya, ibya karande ntibikidukurikira. Ibyo ngibyo biramutse bikidukurikira ntacyo Yesu yaba arakoze. Hanyuma wenda turaza kubibanda cyane cyane kuri icyo kiganiro, turebe iyo deliverance igomba gukorwa, sibyo n'abagomba kuyikorerwa cyangwa se n'uyikora uwo ari we. Hanyuma turebe niba biri muri yasi y'umwijima y'ikinyoma, aho kibata abantu kitari kubabwira ko igihe kigeze ngo bitegure. Hanyuma tuze no gusimbukira muri Burasirazuba bwo hagati, turebe uyu munsi narwo aho bigeze. Ngira ngo babwenge bw'isi ari nabo bari gutegura ibintu bikomeye, bisa naho intambara ya gatatu nyine
iri gututumba bishingiye ku bukungu, aho abantu batangiye kwiheba bavuga bati iyi ntambara nimara amezi angahe byanze bikunze ibihugu bishobora kubyungukiramo, ntabwo mbizi, ariko twebwe dushobora gupfiramo. Robert, reka tumanuke gato tugaruke hano. Iyo tuvuga gusenga, wari wabivuzemo gato ariko ntitwimbika. Impamvu ngiye kubivuga, ndabanza ntanga urugero kugira ngo abantu bumve ikintu kimwe. Abantu baraganiriye, umumama umwe abwira, iyo mvuga gutya, iyo nkora ikiganiro ubundi ngewe bameze nk'umuntu uri gusenga, reka mbivuge mu buryo mba numva ntashaka kuganira n'indi myuka iri hirya yanjye, bashaka kumva mpamanya n'umwuka w'Imana uri muri njye, kugira ngo nibyo nakabaye nsenga ndi ku musozi mbe navuze no muri iki kiganiro. Umva ukuntu Bibiliya ivuga, ndavuga ngo abantu babiri cyangwa se bakaba batatu iyo bateranye bahuje umutima, ikibateranije ari uguha Imana icyubahiro, ngo iri mu ijuru ihita imanuka ikagira gute, igaterana nabo. Urumva turi babiri turi gukora ikiganiro. Intumbero yacu n'intego yacu ni ukugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Wavuze ngo uri umuhanuzi, ariko ngewe Imana yampaye imihamagaro ibiri, ishami kikunda gukorana, ndi umwigisha nkaba n'umuhanuzi, ijambo ry'Imana. Iyo abantu rero bari guhuza no kwiga no gushaka kunguka icyo Imana ishaka kuri bo, Imana iza kubabera muri ayo materaniro. Buriya hari igihe abantu basoma Bible ntibayisomeshe umwuka wayanditse ngo banumve neza, kuko abantu iyo basoma Bibiliya naragusobanuriye ko bayisoma mu buryo butatu. Hari abayisoma bayishakamo ibintu Imana yanga kugira ngo bayirwanye, niyo banzi b'umusaraba. Donc ikintu cyose Imana yaremye, icyo yanga, donc bakajya kuyishakamo ikintu Imana yanga n'icyo ikunda ngo babirwanye. Icyo yanga bagikore, icyo ikunda bakirwanya. Abo ni abantu bo mu isi y'umwijima, barayisoma baranayibarusha. Ubwashize narakubwira ukuntu uyu Benjamin Netanyahu yajyaga yicaga ngo Bible say, urumva, ariko bajyaga kunoboramo icyo Imana yanga kugira ngo bagishyire mu ki mu bikorwa. Sasa hakaba n'abantu basoma Bibiliya bayisomesheje inyuguti gusa, batumva ikivuga, bagendera kuri ibi gusa, nawe kuko yumvisha abantu basoma Bibiliya nawe akavuga ati kanyisome cyangwa se akayisomerwa. None hari n'abandi bayisoma bayumvisha umwuka wayo. Kangowe nk'urugero rwa hafi, nk'ushobora gusoma ijambo mu bunyuguti, nka Paul yigeze kubwira abantu ngo umugore nakavugire mu materaniro. Bunyuguti koma, uri kumva, ni ukumva umugore akumva n'amateraniro, sibyo? Hari n'abaza kubishyira mu bikorwa, urabizi izo ntambara mu minsi yashize ADPR imika pasteur, urabizi intambara zari ziriho ngo bagore, na n'uyu munsi hari abatarabyumva, ariko muri ADPR ariko ni umuntu wasomye bunyuguti koma, sibyo? Ariko umuntu wasomesheje umwuka wayo ashobora no kwica akamanza umwuka akamuhishurira, batiko Bibiliya ivuze umugore ashobora kuvuga itorero, sibyo? Ese ubundi ko ku itorero baba abo mu itorero bakwiye kuvugira mu materaniro, nyir'umutwe ari we mugabo ahari. Naho nari nikije. Donc n'urugero niba tugiye kuganira ngiye na Emi nk'abagore bo turi mu materaniro, ese turakwiriye ko ariko tuvuga cyangwa dukwiye kwemera umutware wacu akaba ari uvugira muri twebwe, akaba ari uvugira mu materaniro? Niko byamworohera kuvuga ibyo ashaka kurusha, sibyo ibyo twe dushaka. Kuko Emi buriya sura batugiye kuvuga ibyo twe dushaka, ntabwo ari iki kiganiro twagakoze. Twahita twica twavuga ukuntu rugeretse hagati ya Pasteur Mutesi na Pasteur Claude, kuko nibyo abantu bareba bikaduha n'iki n'amadolari. Ariko kubera ko umwuka w'Imana tuwemera akaba ari udutwara, tuganira iby'umwuka ashima kuruta ibyo twebwe tugize gute dushima. Imana igumugisha rero kunganya. Urakoze cyane. Hanyuma nandi kwinjira muri urwo rugero kugira ngo tumenye ikiganiro cyacu twinjiramo uko kimeze. Umumama aramuganiriza, ganiriza uwo mupapa, aramubwira ati iterambere ryawe riri kure, ati kuko hari umwuka w'icyangiro Satani yakwambitse, ati ubona ufite icyuka cy'icyangiro kikuriho, ati icyo cyuka cy'icyangiro rero ati ni ugusenga kugira ngo kikuveho. Tangije mpita ntekereza kuri ya magambo ya Eliya yatuye imbere y'abahanuzi ba Bali. Eliya ntago yasenze ibintu byinshi, aka twega abantu batwigisha gusenga n'abadutoza gusenga kibazo. Ariko wibuke ko bari barihanganye na Eliya, barasenze byinshi, baranikebagura banabisubiramo kenshi. Bene wacu rero basa n'abatowe muri iki gisata cy'iyobokamana kirimo ikinyoma kinini, bahora babwira abantu kuba mu mbaraga zo gusenga ariko zidasobanutse, kuko
mperutse kujya ku musozi narakubwiye ntitujye gusenga ku musozi ndumva bindimo uwabyumva ntabyumve mu buryo bwe abyumve mu buryo mbivuzemo buri usiga ikikwiruka ariko ikikurimo cya nyacyo ntikigusiga noneho njyana n'umuntu utamenyereyeyo duhura n'umuntu ufite izindi mbaraga none aramwiteza ati umuntu ndavuga no wigira ikibazo kubera ko uyu muntu hari ikindi gitambo yaje gushaka hari izindi mbaraga yaje gushaka ariko bigaragara ko yaje gushaka Imana ni nibyo yaje gushaka Imana ariko n'indi Mana itandukanye we niyo tuje gushaka nkurikije uko namubonaga n'ikirere yarimo so noneho uwo mumama rero kubwira uwo muntu ngo hari umwuka w'icyangira umuriho mbona umuntu agize agahinda nza kumwegera ndavuga kugiza agahinda arambwira ati ndiho ndibaza ubusabane mfitanye n'Imana ndiho ndanibaza ukuntu ntari gukora ibyaha muri iyi minsi uri kubyumva ndi kwibaza ukuntu muri iyi minsi ndi gukiranuka cyane nkibaza impamvu Imana itari kunkuraho uyu mwuka w'icyangiro umukozi w'Imana yambonyeho ni none se ko yawukubonyeho ntawe ugukureho we yawukubonyeho ariko ntiyawugukuye ahubwo mutandukanye umwuka ukiwufite ese uzagaruka imbere ye mubwiye ko washize warangiye cyangwa yongera kurebe uwo mwuka uzakurwaho nande none si iyo Mana uvuga kuri gukiranukira kuko uwo mwuka iri kukubonaho niba uri gukiranuka nk'uko ubitekereza ese niki kikubwira kuri gukiranuka ati ndi kwirinda ibyaha cyane ukabishobora ati nkabishobora so Robert rero ngira ngo hari benshi banyumvishe bari muri icyo gice ni rwogyo nashingiyeho mvuga nti turi buze kwinjira muri mwuka wo gusenga bya nyabyo nuko umuntu akwiriye gusenga nuko icyo kintu bavuga kimutwikiriye kuko niba kimutwikiriye uburyo bakibona kuko nibaza uburyo Imana ikibereka Robert Imana ikakwereka ko hari ikintu kintwikiriye sibyo noneho icyo kintu kintwikiriye wowe ukibona ngiye simbasha kukibona sinanakizi ko arambwira ati wanyu iyo uvuka urumva iyo hirya kwa babinyavanga iyo wakomotse hari ikintu bakwatuyeho icyo kintu cyakomeje kugukurikirana kiri gutuma utinjira mu masezerano yawe ntabwo amasezerano nyazi iby'Imana yakubwira gutuma utabyinjiramo none nkasigana cyo kwibaza ngo Imana niba yarabimbwiye ko ntayo nari mbisabye ko ntari nzi ko bizaba kuki itabanze kuraho icyo kintu ko nge ntanakizi so ndagira ngo mu kiganiro ugiye kuduha use n'uvana abantu mu rungabangabo kubw'Imana Imana yaguhaye yego iki kibazo mbajije ni ikibazo gikomeye kinini kabisa uri kukimbaza nturunye muri mind numva bituritsemo ari ibintu byinshi cyane exact reka mbwira abantu ko iyi si ifite icyo bita imyizerere yitwa New Age New Age ni imyizerere igiye itandukanye ihuza imyizerere yo mu isi ariko ishamikiye mu kurwanya Kristo nkuko twabiganira bwashize nako kweretse uko Yesu yagisha abantu gusenga aravuga ngo musengere mu kuri no mu mwuka the second one abigisha uri kumva abereka ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo indi nzira yose ubundi buryo ubwo aribwo bwose wanyura utanyuze mu nzira ya Kristo uba uri guhomba noneho rero reka mbwira abantu nongere subiremo nzahora mbivuga umuntu wese w'umunyedini sibyo ntago yaba umukristo ngo bikunde yego ntibibaho iyo uri umukatolike ntago uba uri uwa Kristo kuko kugira ngo umanze gukizwa njya nkonseye abantu mbere yuko bakizwa bakamanje gukizwa idini ahubwo bakamenya none icyo bakizwa icyo ari cyo nk'uwo arakubwira ngo ni umukiranutsi arakijijwe sibyo ngo ari kwirinda ibyaha uri kumva ariko nuko nyine ari kukubeshya n'impamvu bamubonaho umwuka w'icyangiro uri kumva nuko ataragera kukuraho icyangiro nibyo ibyo uwo muhanuzi we yamubonyeho nibyo turi kugendana n'uwo nawe ntaragera ku musaraba yego mbibutse ko Satani ari umwuka umenyesha ikibi n'ikiza donc reka mpuze isi y'umwuka n'ibifatika kugira ngo byumve neza
abantu benshi ushobora kubaza ngo ese ngo satani ni iki, ntibabashe kugisobanura. Satani ni umwuka, ubwo ndacyari mu mwuka, umenyesha umuntu ikibi n'ikiza, sibyo? Donc ni umwuka utuye mu muntu umutwara mu kibi n'ikiza. Aha naho haracyarimo urujijo, uri kumva? Noneho afite uburyo aburikora ibintu byo mu bwami bw'Imana. Nk'ubu yubatse ikintu gikomeye, yubatse ubutatu nawe, yego. Satani mwenyewe, uri kumva, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, si ubutatu? Nk'uko mu bwami bw'Imana hari Imana ubwayo, uri kumva, hakaba Kristo, hakaba n'umwuka wera, nabo bafite ubutatu. Izi fonctionnement kugira ngo zifonctionne zambara icyitwa icyiza, uri kumva, ariko zitwaye inkota y'icyitwa ikibi, yego. Uyu munsi rero uyu muntu, uri kumva, iyo utahishuriwe Kristo ngo ari ukwitwarira, noneho we aguha umwuka uguhishurira wa mwuka umenyesha ikibi n'ikiza Adamu na Eva bariyeho. Ni itunda, nicyo bita igiti cyangwa se n'iki, ni umwuka wa Satani bumviye. Reka mbishyire mu buzima busanzwe kugira ngo abantu banyumve neza. Hari ibintu bitatu birepresenting isi y'umwijima. Mu bigaragara abantu bose, umuntu uzakata iyo nzira wese azagenda akarimbuka. Ikintu cyitwa idini, ikintu cyitwa systeme politicale, politique, ikintu cyitwa ifaranga. Ibyo bintu bitatu. Ubundi si ureba isi uyikuyemo amafaranga, uyugwera uyu munsi ugahagarika ikintu cyitwa ifaranga mu isi, isi yahita iba amahoro. Uyikuyemo ikintu cyitwa ifaranga ukagica, ukagikura mu bitekerezo by'abantu, abantu babana amahoro. Izi divorce uri kubona ntiwazibona, aba bantu bicana ntiwakongera kubabona, uri kumva, ibi bihugu birwana ntiwakongera kubibona, kuko mu bifatika amafaranga wese babuze ibyisobanuro ngo bahita ngo ni amabya ya shitani, uri kumva. Aka kana nako ninjiji nikayakoresha, imakunda gukora ibiganiro by'amafaranga. Ndagira ngo umve nyine imbaraga z'icyo biti ifaranga muri bintu biri physical, nibyo bihagarariye umwuka wa Satani. Kuko esprit iba ku mafaranga yitwa kutanyurwa, kandi abantu bose bazarimbuka ni abantu bashamikiye ku cyitwa kutanyurwa, kuko kutanyurwa niryo shami riza n'ibindi byaha byose. Uyu muntu yagiye gusenga ariko ntazi inzira yo gukiranuka, sibyo? Mbo reka tuganire. Hari ibintu bita karande inyatsi, ibyo byumva ku maradiyo, ku ma YouTube, hari n'abiyaminiye abazikuraho. Aba bakoresha ikibi n'abakoresha ikiza. Iyo tuvuze abakoresha ikibi ni abakoresha uburyo bw'ubupfumu, abakoresha ikiza ni abapasiteri n'abandi bantu bashamikira mu gutwara Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo kugira ngo abantu bamenye ko ari abantu bo mu cyiza. Nakubwiye ko ari umwuka umenyesha ikibi n'ikiza. Noneho si uko izo nyatsi zitariho. Dawidi yigeze kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Mana ushimwe ko abanzi banjye batavugirije impundu kunesha. Iyo tuvuga abanzi baba mu buryo butatu. Njyewe nshobora kwibera umwanzi kubera uyu mubiri nambaye, umwuka afite n'ubugingo, nkafata decision nkangiza ubugingo bwanjye, nkangiza n'umwuka wanjye, nkangiza n'umubiri wanjye muri decision of my choice, mu mahitamo yanjye. Ariko hari n'igihe ubugingo bwanjye n'umubiri wanjye n'umwuka wanjye bishobora kwangizwa na emi. Turi kugendana. Hari n'igihe mata wangizwa n'abandi, kuko abanzi bacu Satani yasanga badeployinze mu buryo bubiri, bwa online njya ngunda kubikubwira na offline. Muri offline abanzi bacu bahera mu ngo zacu. Buri umudamu wanjye ashobora kungeza mu mworera ntabasha kwikuramo, ntabaye maso. Kandi Imana yaza kubaza icyabiteye, Imana ikabaza umugabo nk'umutwe w'urugo. Buriya inshuti zanjye, abo tuvukana, iki byose byangeza mu mworera ntabasha kwikuramo. Hanyuma na online nuko murabizi ko dufite imiryango online. Ubu dufite abavandimwe tuvukana, dufite inshuti byarikoze, dufite ba mama wacu, murabizi namwe mufite ba dadi nabo mu mwuka murabafite, sibyo? Sasa rero reka ninjire pointing kuri uyu mubyeyi n'abandi bameze nkabo.
mvuge ku kintu cyitwa inyatsi. Abantu banga gukora principe z'ubutunzi, kuko iyo bavuga inyatsi bashamikira ku cyitwa amafaranga. Iyo umuntu abona adafite inzu nziza, adafite imodoka nziza, adafite ibishashagirana nk'iby'abandi, ahita yumva ko yatanzwe. Niho bamwe bahera ngo ndakora singira ikintu ngira gute ngeraho. Ariko biblikoma reka manze ntanga inzira 3 zo kubona ubutunzi Imana yashyizeho. Iya mbere ihera kwaho uvuka. Buriya urugo n'amatungo. Iyo tuvuze amatungo ni ibintu umuntu atunga, harimo ubutunzi nyine n'amatungo nyine asanzwe, nuko bira yakoze en general, ariko biva ku ijambo gutunga. Umuntu ashobora kubihabwa n'ababyeyi, siko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo n'umunyabwenge twa Salomo wabyanditse, kandi yari yahawe ubwenge bw'Imana. Tubyemeranyeho ko kandi namwe reality ihari nuko umwana wavukiye mu biryo nawe ararya kandi ejo agakomeza. Abantu bari mu tuzi mukorera aba boss, abenshi muri kubibona ko bari gutegura abana banyu babo kuzabayobora. Yes. Aha voilà. Niba uri kunyumva neza, kuko rega turi hano turima nyine abantu babubatse, sibyo? Iyo ni part 1 yo kubona iki ubutunzi. Indi nsheme ya kabiri yo kubona ubutunzi Bibiliya yerekanye. Nta nubwo yavuye mu gukora icyaha, kuko Imana iha Adamu na Eva ingobyi, yabwiye ati hano harimo imbuto zo kurya, ugire gute uzihingire. Banakora n'icyaha, iyo principe arayikomeje kuko Imana ikomeza ijambo ryayo ikaririnda. Aravuga ngo gututubikana ko mu maso hawe azaguha ifunguro n'umutsima. Niba wavutse kuko kuvukira iwanyu uri kumva ugasanga bakennye, si ikosa ryawe, si n'ikosa ry'abakubyaye, ahubwo ikosa ni ukutamenya gututubikana, uri kumva, sibyo? Ngo ubone icyo bita umutsima. Abafaransa ari umugani bajya baca bakavuga ngo la main noire mange la paix blanche, ngo intoki z'umukara ziriho grise zirya umugati w'umweru. Wanyumvishije? Iyo ni sheme ya kabiri, uri kumva? Sheme ya gatatu isaba noneho kujya gukubeta Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo nzahira imirimo y'amaboko yawe. Urumva donc ibyo ukora ubu dufite abantu banga gukora ngo bazabona umugisha. Nago umugisha bawatura, umugisha barawuhabwa, barawukorera. Nose barukore bacu bukeshe Imana igumugisha, izo mvugo zabo. Wowe niba ushaka, hari abantu Bibiliya ivuga ngo abantu bavukira gukura abandi mu makuba. Niba ushaka umugisha bera abandi umugisha, ariko wikwirwa n'ubugambo bwinshi watura ngo Imana igumugisha, Imana iraguha umugisha. What you done? Wakoze iki ko kugira ngo Aburahamu ahabwe umugisha? Byamusabye kwicara akavuga ati reka ntange igitambo cy'umwana wanjye. Yego. Noneho sasa tumaze kubona inzira 3 zo kubona iki umugisha, cyo kubona ubutunzi. Hari igihe Imana iguha ubutunzi mu mbaraga zo kubona yakuremanya umutima uzanafasha n'abandi kugira gute kubakura mu makuba. Imana ikakwihera emi. Rimwe na rimwe iyi Imana iguhaye kubera izo umutima wawe, urabizi ko abantu bamwe batanya bango yagiye kuzimu yakuye, urukumva. Nubona umuntu wari uwo mu bwami bwa Satani akijijwe, yari yifitiye ubutunzi, yagera no mu bwami bw'Imana ubutunzi akabukomeza, ubwo butunzi ntabwo Satani warabimuhaye, buba bwariviriye ku Mana ubwayo, kuko Imana ntiyakora ikosa ryo kubaka ntiyakora ikosa ryo kubaka fondasiyo hejuru ya Satani, n'ubundi ibyo bintu byazahirimo. Ariko hari ikintu kiba, ndaza gutandukanya, kuko iki kintu cya karande ni ikintu kinini, n'ikintu cyitwa ngo ni inyatsi. Abantu benshi bafite iyo nyatsi pe, ariko izanwa n'iki? Naguha urugero rw'abanzi bacu 3. Inzira ya gatatu yo kubona ubutunzi, Bibiliya ivuga ngo dore ingorano z'abubaha Uwiteka ni icyubahiro, ubukire n'ubugingo buhoraho. Noneho reka tutangire twinjire umuntu uburyo ashobora kuzanirwa inyatsi cyangwa se bakayizanira, sibyo? Kadufata urugero, dufate naguhaye dutangira ikiganiro, nakubwiye ukuntu Bibiliya ivuga ngo Yesu yavuze ngo uko byari biri mu gihe cya Nowa no mu gihe cy'imperuka niko bizamera. Kadufate
umugabo witwa Y, sibyo, yari ari mu rugo, abonye umugore witwa Z ari mu kiganiro cy'umunyamakuru witwa X, ari gutambutsa ubutumwa bw'ukuntu yateze akajya Dubai, yagerayo bakamuha $5,000 bakamwereka imbwa aryamana nayo, sibyo. Wa mugabo Y, kuko umunyamakuru nuza Z, sibyo, kuko ongera usubiremo kuko umunyamakuru Z yabwiye X ngo nuza kuza gukora ikiganiro unywe muri salo bagukoreho ryaka use neza. Mujya mubona ko izacano z'umutuku n'izindi bijya bikunda kubaho. Noneho wowe umuntu araje akubwiye ko bamuhaye $5,000, uri kumva, bamuhubuzamo ubugingo bakoresheje inyamaswa, sibyo. Donc ya connexion, nakubwiye ngo iki kiganiro ni kiri vast. Wa mugabo Y arabyutsa nimero ye bayishyize ngo kumufasha cyangwa kumuvugisha, tuzi ko ariko mwandikaho hasi, arahamagaye, birangiye finally bihuriye mu gitanda. Hari urubyaro rwombotse rwihishwa, urwo Yuda yararwanditse avuga ngo rwagenewe kera gucirwaho iteka. Hari urubyaro rwombotse rwavukiye, uri kumva, kugerageza abana b'Imana. Iyo tuvuze abana b'Imana, uri kumva, ni abantu bose bavutse ku mazi n'amaraso, babyawe na Eva. Kuko njya nanga urugero bavuga ngo iyi si yose dutuye iyi miliyari 8 mubona ku isi, ntabwo bose ari abantu b'urubyaro rw'umugore. Hari ama hybrid yivanze ava ku rubyaro rw'umugore, nk'uko mu gihe cya Noah tuvuga ama giants yabaye akabyarana. Donc abana b'Imana ngo babengutse abana b'abantu, babyarana abana, babyarana bitwa ibihanda. Uyu munsi rero nabwo dufite ibihanda. Ibi bihanda bishamikiye kuri ya misozi 3 nakubwiye, cyangwa se za physical symbol zikumva zerekana uburyo imikorere ya Satani ikora. Hari ibihanda biri ku gisata cya politiki, hakaba ibihanda biri mu gisata cy'idini, hakaba n'ibihanda biri mu gisata cy'ifaranga. Wa mugabo wabonye uyu muntu bakagenda bakajya kuryamana, uri kumva, abazi neza ko yaryamanye n'imbwa, araza kuza nagera mu rugo abonane n'umugore we, turi kugendana. Wa mugore we wasengaga, wari umunyamwuka utarabereye maso umuryango we, niho araza kujya mu butayu, n'urugero ntanze, sibyo, nagerayo umuhanuza mwitegereze, uri kumva, amubwira ariko ndi kubona hari icyuka kinyatsi ufite. Yakibonye ahubwo wundi we ntazi iyo cyavuye. Nahereye kuri kuvuga ko iyo myuka ibiri ku bantu ariko batabizi neza, sibyo. Uyu muhanuzi rero kuko akora ku gice cy'ifaranga, ntabwo uyu mwuka araza kuwukuraho utamuhaye amafaranga, sibyo. Biranashoboka ko ashobora no kugukuraho uwo wari uriho, kuko nakubwiye ngo Satani acuza ikibi n'ikiza, akagusengera umwuka w'inyatsi ukakuva hejuru ukajya gukora ukaza, ariko atari uko urokotse, ahubwo ari uko none uvuye mu gice cyo kubona amafaranga, uri kubura amafaranga ukinjira mu gice cyo kubona amafaranga, kuko naho haba mu mutego. Buriya ntabwo abageragezwa cyane ari abadafite kurusha abafite. Ndiga mu isi Yesu uribuka agana na Satani, ahubwo ati ubutware nahawe kugira gute kubutwara. Hari Yesu yigeze amuhakanira, yamubwiye ngo iki, ngo mbugabira uwo ngize gute nshatse. None se izi sengero twirwamo everyday, dufite ba dadi, abantu twafashe twikura ubwo ngo uvuga Satani n'umugome ku rwego rwo hejuru. Umuntu afashe umwanzuro yiyambuye se, kubera ko bamubwiye ko iwabo havuka hari ibintu bamukoreye, noneho ahinduye ise umubyara byo mu mubiri bisanzwe, ahita afata Robert nawe amugize dadi. Kandi Robert avuye muri Nigeria, Robert avuye Uganda, uri kumva, n'ahandi kuzana twa ujuju, sibyo. Urumva uhungiye ubwayi mu kigunda, mu gitondo hari ukuntu bagukubita inyatsi, uri kumva, bayigucometsemo, sibyo. Noneho bamara kuyigucomekamo wowe ntumenye uko bigenda, sibyo. Ukajya wakora amafaranga ukajya yazanira pasiteri na bishop na apotre na profete, uko ukoze ukajya uyamuzanira buri munsi. None ukagumya kuba kuri ya standard,
ntiwafashe umwanzuro ntiwavukiye mu biryo ngo uvuge ati wenda amafaranga nzayabona kubera ko navukiye mu biryo sibyo. Ntiwihiringa nyine ukore buriya umuntu akora Imana ihira imirimo y'amaboko. Ari umugabo nakunze witwa Yabesi, sinzi niba uza amakuru ye. Yabesi avutse asanga nyina mwana ngo yamubyariye mu miruho arayahingira. Urikumva mbo arebye aravuga ati Mana ndashaka kunkoraho, ndashaka kungirira neza. Yabesi arasenga, yabwiye Imana ngo iki? Yabwiye ati Mana unkureho ibitagira umumaro byose, unkize amakuba ya mama yambyariyemo, kandi umumugisha kabiri uhindura izina ryanjye. Urumva Yabesi nawe before yari ari gutrasa mu buzima bwa nyina n'ubuzima bwa society, ariko amaze kumenya umuntu ukuraho ibyo bintu, ijambo ry'Imana bavuga ngo Imana ihira Yabesi mu mirimo ye. Sibyo? Iramwibuka, iramuhira mu mirimo ye. Uri kumva? Kimwe mu bintu byica abantu, uri kumva, ni ugushaka Imana uyishaka mu biganza byayo, udashatse mu maso hayo. Iyo Imana ibona uri gushaka mu biganza byayo, ikintu ikora ni iki? Igwishiriza imvura ababi n'abeza. Mana nakubwiye ngo iki kiganiro ni kinini kuretse tugikozemo ama step by step cyangwa se ama episode kubera izihe mpamvu. Abantu benshi bavuga ko bakijijwe brother, badakijijwe. Sibyo? Abantu benshi bavuga ko basenga badasengera mu kuri. Abantu benshi bazi ko bazi inzira y'umusaraba n'uwayiwambweho batayizi. Igihe rero utazi ko ukijijwe, utazi ko wahishuriwe Kristo, wanyura mu nzira y'ikibi, wanyura mu nzira y'icyiza, uzisanga n'undi uri gukiragizwa na Satani. Ku bantu bari muri Kristo Yesu nta nyatsibaho. Abantu batari muri Kristo Yesu zirabarengereje, ziranabamara, ziranabica, ntizizigira zinabavaho. Ndumva nahuranije ntagiye mu bintu kuko ngiye gusobanura umuntu wese uzi ko atari muri Kristo Yesu by'ukuri, inyatsi ziramuzengereje kuko wazigira ukayatunga. Ubu dufite abakobwa bayagwijije, byanze babuze abagabo bayafite, sibyo? Bakabyita inyatsi kubera iki? Nta makuru y'ijuru muba mufite. Erega ikiza cy'abantu bizera barusha abandi nuko babagendana amakuru. Umwanya rubati bamwe ngo ufite inyatsi yiheze ndayikura he? Mfite amakuru y'ijambo ry'Imana ryuzuye. Bibiliya umva ukuntu ivuga ku bantu. Sivuga ngo Imana bafasha abamarayika bagira imiyaga, abantu bagira imiriro. None se niba nzi kurwana icyo bita warfare mu ntambara y'umwuka, ndagira ikibazo cy'inyatsi gizenza gute? Uza ahantu ugirira inyatsi ni kuri ababa basibye nka yada, uri kumva mu gitondo ugahita wanga kureka gukora ngo yewe ngo n'ubundi ngo nta kintu na kimwe nzajya ngera ko ari no hita kuvuga ngo urwo ruzerero rwose uruhe ruzerera ariko umuntu umwe yigeze kuza aranga ati kandi ahubwo niba ufite inyatsi n'umukarani mu isoko bwa ari inshuti yanjye Kimirongo, arambwira ngo ya ngoroba ngo nawe ngo ufite inyatsi. Ni nta nyatsi ngira ngiye nta nyatsi ngira, sibyo? Ibintu Imana ikoze haba harimo ubuntu bwayo. Mubwirwa n'iki ko iraca nitasibwe kugira ngo wenda ntajya mu nzu y'imbohe? N'urugero ntanze, uri kumva Emi? Abantu nahuranije mumanze mushaka ibyo umwami ashima, mujye mu bushakashatsi, uri kumva bw'icyo umwami ashaka. Umuntu uzahishurirwa Kristo nta nyatsi azagira. Utaramuhishurirwa ukizengurukaho mbega mu gitabo ngo kuzenguruka kuri tapiro zizamwica ahubwo. Roba nyemerera nanone kandi mu kiganiro cy'ubutaha tuzinjire mu isi y'ikirere cyo kumenya ukuntu umuntu wese akwiye gusobanukirwa n'uburyo yahuye na Kristo. Urumva bigendanye natwe yatugeze kubera iyo mpamvu ukubise wahuranyije, uravuze ngo nahuranyije. Abantu bose bafite inyatsi batagira icyo bageraho ntibikunde, bose ntibaramenya Kristo nyawe. Kuko umuntu wahishuriwe Kristo wibereye ibyumba, wibereye Nyamasheke, uri kumva wirira ibijumbo by'akabanyuzwe, uwo ntabwo bimureba. Nagaga kujya muri Kristo Yesu bisobanura gukira cyangwa gukena. Uzi impamvu mbikubajije?
hari abantu batangiye kwicira imanza nonaha kuko agerageza ibintu byose bikanga ubatangiye kwita umunyabyaha arazi ngo ko akijijwe ariko arabigerageza nibyo mvuga mubaza ikibazo wa muntu wowe wagerageje ibintu byose bikanga ntabwo ujya kunyara ngo bikunde ntabwo ujya muri tuwarete ngo bikunde niba uri umugabo ukaba uri umugore iyo wowe n'umugabo wawe mugiye mu cyumba ntabwo mukorera amabanga y'abashakanye ngo bikunde iyo icyo kijumba wabonye byanze ariko ukakibona kuko utapfuye kuko kuba wanaguze na mamega ukaza kutureba uracyariho ntabwo bimanuka hano mu muhogo bikagera mu mahoro biramena abantu murenga imbibi urukumva ntabwo gukira se ni ukugira ibindi bintu abantu badafite naguhaye story uri kumva naguhaye story ikomeye najyaga nishima iyo nabaga nagiye gukora ibiganiro uri kumva n'aba Tayisire n'aba Gitwaza n'aba Desire uri kumva nkishima ngo nahuye n'abantu bakomeye umwuka yari amaze kumishura ko nkomeye kubarusha mitamenya agaciro none se mubeshya warisobanukiwe nyine maze kwisobanukirwa sanga barankeneye kuruta uko ngenda bene wacu bagiye kugutera amabuye none se ko ngerega ntago standard ngezeho abantu bitandukanyije n'ubwenge sinyikorana nabo n'Imana yarabaretse naraje gusobanura ubwaje mu kiganiro umuntu niba yaritandukanyije n'ubwenge bwo ngenda uw'agaciro umva ijambo ry'Imana ukuntu rivuze none reka ari ryaza kubakiramo Yesu yabwiye Yohana avuga mu bantu n'abo bantu muvuze ngo nabatanje ari igihe nagicara najyaga nanganga nka wa mushuti wacu gukora ikiganiro ngo twakire ngo umuntu w'Imana ngo wasizwe ngo Imana ikoresheje ibintu by'imbaraga utwumva n'urugero nyine ngo kuba noneho kubera ko abanyafurika ngo tujya tubaza ikibazo nabi tukanasubizwa nabi ubabaje ati ibintu by'Imana yagukoresheje ni ibihe urukumva yahita kwereka ngo ibitaro yubatse ngo amashuri yubatse ngo n'ibyo by'imbaraga nyine bari kwerekana ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye kuri Yohana avuga ngo mu bantu bose babyawe n'umugore ubwo guhera kuri Abeli kuza kuzagera ku gihe Yesu azaza guhamagara itorero doko byose abihinduye bihe nta muntu uzigera uruta Yohana umubatiza kandi abizi ko Imana yahamagizaga ba Mose kabaga ati Mose njye mvugana nawe ni Yohana umubatiza nta muntu ngumuruta mu babyawe n'umugore ariko mu bwami bw'Imana uwa nyuma umwana muto wa nyuma wo mu bwami bw'Imana ngo arakuruta Yohana donc ngenza agaciro kandi I know my value. Yeah, you know your value. Yes. Okay, nyuma yo kumenya your value cyangwa kumenya agaciro kawe niyo mpamvu wahagaze mu cyo Imana igushakamo. Exactly. Kubera ko abantu ikiri kutuvuna twese no kuba umuntu ataramenya icyo yavukiye kugira ngo agikore, niyo mpamvu tujya mu bintu byinshi bikatuvuna. Nizo mwitinyatsi uri kumva nazo zituruka kuki abantu benshi bakora ama projet batagishije Imana inama turi kugendana none bamara gufairinga bakagaruka kubaza Imana ngo Mana dukora iki nazo nyatsi ubundi ziva kuki nangiye kugurugero hano dufite abanyamakuru benshi cyangwa aba influencer hano mu Rwanda bafite amacana akomeye. Yego hari baroki bafite amacana akomeye ba Sabe like n'abandi n'abandi benshi. Yego channel zabo ziraduga buri munsi sibyo bantu rero benshi bashaka kubonera mu mboni yuko izo channel arizo zikora cyane arizo Imana ihaye umugisha reka mvuge kakantu bashaka kumva ariko ukibaza ngo iya Robert ikiri ku bantu ibihumbi harya sabo bamaze kuba 4,600 4,600 ngo nta mugisha Imana imuhaye. Yego ku buryo ushobora no kumubwira ngo ngwino umikigana ati wenda banza tsure channel yawe nibyo bibazo twagiye duhana cyangwa ngiye kwaza uri ko president Imana ihaye umugisha ufite channel iremereye cyangwa iyobokamana n'izindi zose urugero ndi kuguha. Yego ibyo mbivuze nshingiye ku kantu waruvuze uravuga ngo utaramenya neza cyakwiye kumenya. Azi ngo hahawe umugisha n'utunze taje igeretse cyangwa n'ufite imodoka nziza ntaramenya ukomeye hubwo wariwe ufite Kristo muri we. Ariko byiza kutunza ibyo bintu ntunganire gatoya mu bijyanye n'ubwami bw'umwijima bo barabisobanukiwe neza bazi ko amataje n'ibindi byose wahoze uvuga
atari bo banyagaciro. Niyo mpamvu uri abantu bo mu isi y'umwijima Satani ashobora kwemera akajya inyamasheke pfiyo kujya guhiga umuntu w'Imana wuzuye umwuka wera nta n'ikintu afite. Uzi ko Bibiliya iravuga ngo Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa kubw'umuntu wayo. Uzi ko na Satani nawe atanga ibiguzi n'ibindi bintu byose kujya guhiga umuntu w'Imana ngo arebe ko yahinduka akabuwe. Niyo mpamvu naguye ngo aho duhura mu mutayo wose ku musozi cyangwa gusenga n'ahandi hari ibindi biba byabazanye. Kandi buriya ncinege abantu reka bacinege bantu mwibwira ko mwakize mwagezeyo mwagize gute urukumva ntabwo ko Imana ireba ariko abantu bareba nuko yibwira siko abantu bagira gute bibwira. Donc nabi Imana iha agaciro siba abantu twe duha agaciro. Ubundi umuntu yagakwiye kureba iki Imana ivuga kuri wowe kuruta icyo abantu bavuga kuri wowe. Icyo nangiye kugufasha aho hantu wenda mbere ko tuhava fasha abantu bantu yego gukira indwara yo kuba yashidikanya cyangwa atari bushidikanye cyo vuga ngo ese nanjye manye neza n'Imana kuko uyu munsi umuntu ushobora kubona paritse BYD hano wa muntu utarasobanukirwa ngo harandi se bivuga ngo bivi kuzimu kandi wenda uwo muntu ntibivuye ikuzimu ni igihe cye yaragezemo kugira ngo atunge iyo BYD. Ega nago kanonge bisubiremo mu bwami bw'Imana no mu bwami bw'umwijima kuba emakize nta kintu bibatwaye no kuba Kenya nta kintu bibatwaye. Icyo bareba byo ijisho baba bari hanzeho nuko Satani arwanya ubugingo Imana ikarengera ubugingo. Ikindi kuko Imana irabizi mu Imana yashyizeho destination yo kubaho kwacu byayikuye ku 120 yigeza kuri 70 mu minsi mike izagera kuri 40 bitewe nuko abantu bari kugenda bakora ibyo ngo n'amaso y'Uwiteka Yesu n'abataragaruka. Kandi nayo ni iminsi y'imibabaro gusa nayo yuzuyemo imibabaro. Yesu ibyo Imana biyibwikira bizi ko wakanura amaso waceza ngo wakize n'abasokuza wanyu barikanuye amaso bari rusororo n'ahandi. Uzi mu bintu wenda reka sote gato uzi mu bintu bituma nkomera nkumva ndishimye ko ndi umwana w'ubugingo. Yes. Kuko ijambo rirambwira ngo ufite uwo mwana afite ubugingo azi data kandi ufite ubugingo. Yes. Bro nabonye amazina menshi yubashywe mu iki gihugu no hanze yacyo. Nabonye abagabo batunzi bagize amafaranga atari make. Yes. Ariko naje gutekereza ikintu gikomeye. Aya mafaranga benshi babonye mu buryo butandukanye. N'abagiye baca imitwe y'abantu kugira ngo babone amafaranga. Ariko akabazo naje kwibaza kugira ngo ngiye wundi mbe mwiza mfite ibintu bibitera. Ese uwaciye umutwe umuntu kugira ngo abone ubwo butunzi yarabizi neza ko azamara imyaka basi 1000. Shitani yamwibagije ko nawe ari igihe gitoya agapfa akarangira nibyo yarwaniye akabisiga. Yes. Cyagiye babantu bafite amazina akomeye hano bari mageragere abandi barapfuye ntibanakiriho sibyo nge sindirimba no gatoya ni ibinejo byabaye. Umucambaraje wa Macacari wa muzi w'Amavubi nshaka kubona muzi ko ibintu bya siporo singe mbireba. Yebra njya ahantu hose ngiye kwiga kuko urumva umuyibuna ari umushakashatsi agenda agiye kwiga sibyo. Ejo namwitegereje we n'uwitwa Rujugiro n'abitwa ba Jimmy Mulisa uri kumva. Reka nkoreshe ijambo ryo gutoragura imipira sibyo. Yego ndakumva. Abasore bari mu kibuga bari gutera abandi bahoze ari abadanje bari gutoragura imipira kandi bari abantu bakomeye. Nta muntu buriya sureba ugiye nko muri Tanzania Dar es Salaam sha ushobora no kuvuga ati mwubake ikimonima cya Haruna bakacyubaka. Yes kubera izina yubatse hari. Voilà sibyo. Bivugiye iki rero uri kumva. Iyo umuntu amaze kwinjira mu bwami bw'Imana yego noneho arenga zambibi zo guhishurirwa. Nari mbikuye kuri iki kintu bavuze ngo wa muntu wishe umuntu ngo ajya yibuka ko azamara imyaka agapfa. None uyu muntu we amaze guhishurirwa ko urugendo rw'umwana w'umuntu ari rugufi rumeze nk'uburabyo buraba. Mu gitondo uhoreye ahantu yego nkoreye ahantu yamara guhunguka uri kumva. We none hatangiye gutekereza bata ko se after yibi yego bizagenda gute bizaba bite nkwiye gukora iki ko ikibazo ari igihe yego ako kantu byanze bikunze nzasaza nzapfa yego n'uyu muntu uciye umutwe kugira ngo ndye
uri kumva, cyangwa nzanire umuryango wanjye, nzanire famiye yangiriye, uri kumva, waragiye ntazongera gupfa ukundi. Nyuma yaho niba nimusangayo ngasanga ahantu yagiye mbere wenda naho bageraho bagakaba nk'uko ku isi hano bakaba, bizagenda gute? N'urugero nanze. Ariko ku muntu weshuriwe amara kumenya ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bw'iteka. Yaba bakoze nabi n'abakoze neza. Buri abantu benshi bajya bavuga ngo hazaho umuriro w'iteka, uzabaho. Ariko abantu bazabaho mu buzima, n'abanyabyaha n'abakiranutsi bose bazabaho ubuzima bw'iteka. Inzira bazanyura nizo zigize gute? Zitandukanye. Hari abantu bagira ngo hari bizarangira nyine bati reka tubace imitwe n'ubundi tujya mu muriro tuzashya birangira. Ntabwo bizarangira, muzabaho ubuzima bw'iteka. Kandi iyo ukoze ubushakashatsi, uri kumva, iyo ukoze ubushakashatsi nkanjye ikora ubushakashatsi, bigaragara ko mu buzima bw'iteka abantu bazashya iteka. Yes, ngo abantu bazashya iteka. Icyanyeretse ko ibyo bintu ari ukuri, nimba ivuga ngo ni inzozi, ariko reka mbihere ku mutekerezo, kamere mu ntekerezo. Iyo umuntu arangije guca umutwe uwo muntu, sibyo, agashyira umuryango wo ukarya, ni byiza, bararya, n'amashuri ukabona biga ahantu heza. Ariko wa muntu amaze guca umutwe atangira kumugenderamo amaraso ye, wa muntu aricara mwe muri kuganira gutyo, wabivuga nk'iki kiganiro bati kiriya cyarangiye kukica. Yego, ubwo n'umuntu waciye umutwe umuntu, uri kumva, wa muntu amaraso, Bibiliya irabanga amaraso yabere n'uyu munsi aracyataka. Akati kiriya cyara ngo ni Robert bura nakihumye. Ni naho abantu umuntu agenda akura umutima mubi wo kugera ku rwego rwo kuvuga ati ndabamara, nimugumye kuvuga ko naciye umuntu, ko naciye umuntu umutwe, ndabarangiza. Sibyo? Kubera iki? Wa muntu muri we ari kumugendamo. Umugabo aragenda akasambana n'umukobwa, uri kumva, nta minota 40 bamara, bagahaguruka bakagenda, umwe akajijisha na societe nibe bagitambika, wa mukobwa agatangira kujya kukugendamo, wa mugabo agatangira kukugenda, wajya wicara ukumva kurimo. Icyo rero kikwereka ko umuntu mushobora gutandukana nk'ubuzima butoya mu minota 30 mumaranye, ariko mu mibereho yawe kose ukazarinda upfa wa muntu akikugendamo. Ni ikimenyetso cyerekana ko na nyuma y'ubu buzima, niba ubwo nahereye mu bitekerezo ukajye mu nzozi, niba emi wowe ushobora kwicara ukaryama hano gusinzira, kugona akagona, uri kumva, umugabo agafumbata cyangwa umugore agafumbata, umugabo wanjye ari amahoro ari kugona, wa muntu akabyuka akajya Nyabugogo asinziriye, agazanga Nyabugogo hari abantu bari gutega, sibyo, agasanga agiye Muhanga ari kujya, yagira agasanga abiwabo barahari, uri kumva, kandi asinzira ari kugona. Ni ikimenyetso cyerekana ko nk'uko Imana yatweretse gutinyuka urupfu, buriya kino kimenyetso tujya mu buriri tukaryama gusa tukagira gutya tugakuraho, bikumva ubushake tugakuraho, tugahita dukora wa muhango bakorera umuntu wapfuye, tukipfunyika ubwacu tukabyikorera, tugahita dupfa, gitondo ikadukangura mu bumana bwayo, sibyo. Ariko cyagiye dupfuye uzarebe ukuntu bigenda. Ni ikimenyetso cyerekana ko tugomba gutinyuka urupfu. Iyo umaze gupfa, imodoka rutunze, cano, monetization, abana n'umugore habe gitondo wakanguka ukimara kubyuka ati kaneye ko aricyo byamaritseho ko nati yangiriye, uri kumva n'urugero nyine nguhaye, cyangwa ko cyanye cy'ubutaka nijoro kutabitekereje wasinzi wapfuye. ngira ngo dufite urugendo rurerure kandi rwo gufasha abantu. Reka turebe noneho tugana ku musozo. Uyu munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje umugambi wo kumanura ingabo ku butaka muri Iran. Benshi n'abahanga ngira ngo wenda twe twabiganiyeho cyajya uvuga uti ni page bari kugenda bahinduranya, abantu bakibaza ngo Iran ntago ituje, ariko ibitse ibanga, ibitse bitwaro kirimbuzi tutazi ibyo ari byo, cyangwa se ari ikintu yishingikirijeho kuba yahirika yarwana na Amerika ikayitsinda. Ariko benshi bavuga ko bigendanye n'ubuhanuzi Amerika ari igihugu kinakomeye kitagera n'icyakihangara. Amerika ntabwo yakomera kugera kurusha Egypt, nta nubwo izakomera kugeza kurusha Babylon. Ni ukuri Amerika ntizigera ikomera kugeza aho Ubugereki, na Amerika ntizigera ikomera kugeza kuri Roma ya mbere.
n'uyu munsi ntabwo Amerika ikomeye. Amerika ninuze ni chantage. Sinzi ijambo chantage niba uri kumva icyo ari cyo. Nyine mu bigaragara muzi ko ari umupolisi w'isi, sibyo? Ariko mu bitagaragara ni igikangisho bisanzwe. Nese ubundi ari umurinzi n'uwarinzi ukomeye ninde? Amerika reka tuyite umurinzi w'isi nk'uko mubivuga. Uwarindiye ukomeye ninde? Kandi mwazamu gukora inkuru z'ubukungu ngo urumva ngo Amerika ngo irimo ngo amadolari ngo famille ya Rothschild ngo papa mwambwe ntago ari Rothschild ni Rothschild ni Rothschild, sibyo? Ngo barimo miliyoni z'amadolari rukumva. Uwo muryango wabereyemo miliyoni ari ibona bukomeye nini, kuko umuntu iyo umufitiye ideni abagufite araguhamagara niba wari uri no mu nzira ibitekerezo byose bigahita bihinduka. Kandi Amerika nicyo gihugu cya mbere gifite ideni rinini ku isi. Yes. Material. Egisi irabashuka yubakiye ku kinyoma n'ikireremberaho. Nabaye uryo rw'amashyiga 3 yayo muri iki kiganiro. Idini donc système politique ni faranga, sibyo? Sasa rero reka mbwire abantu badukurikiye, izo empires zose navuze uzi ikintu cyatumaga zigira shite iyo zagagurukaga zikajya gutera Perisi zose. Iyo bahagurukaga bajya gutera Ubuperisi, izo empires zahagurukaga zose uko nzikubwiye zikajya gutera Ubuperisi. Iyi rero nayo iri kugendera ku kaguru kamwe nako karaza gucika Amerika. Sinago ndi mu bufana kubwe ko nafana intambara, sibyo? Yaba abanya-Iran n'abagaragu ba Satani urukumva, yaba n'abanyamerika n'abagaragu ba Satani bose, sibyo? Ariko nanone urabizi ko Satani akora uburyo bwo kwira umumurizo. Akoresha systeme yo kwira umumurizo. Uravuze ngo Trump yaba yirumye umurizo. Bano batipe bicunguza ikibi cyiza. Buriya ariko uzi ko White House ishaka kubiri kurodinga gukoresha bomba atomique. Uravugisha ukuri? Yes. Igiye kuyohereza mu Peresi? Yes. Urumva isi ifite amagenda abiri, ikibi n'ikiza. Kurabona muri Amerika ngo baho ngo ba demokrate sijyo? N'abantu n'abarepublican. Uri kumva? Mu mwanya magambo ngo bango kibi n'ikiza. Buriya hari ariyo projet yo kurangiza abantu isi. Sibyo? Iyi projet ikaba yari donc atangiye muri 2020 ariko na before yaratangiye, sijyo? Barangiza mu ruhe rwego urukumva. Ubona nka kuri abari bazanye kino cyorezo cya COVID-19 bumvaga kizabakorera umuti. Noneho ikintu kibagoma ni iki? Buriya nubwo baba bafite ubwenge bw'inyamaswa abantu, ikintu kibakoma ni iki? Hari ibintu bibiri bibakoma. Buri umwana w'umuntu Imana yamuhaye ubwenge buteye ubwoba. Hari abantu donc manano electrique y'inshinge za COVID-19 bayakuye mu mibiri yabo mu bihugu byo mu isi bigiye bitandukanye, bayakurishijemo amakara y'abagorozi. Hari abandi bantu bayakurishijemo amazi n'isengero. Turi kugendana. Donc uko bateganyaga kurandura isi bayirandurisha icyorezo cya COVID-19 byaranze. Uri kumva? Uyu munsi rero nakubwiye ko bashaka gukoresha bona Israel icyo bita option Samsung. Option Samsung niyo Amerika ishaka gukoresha na Israel kuri Iran. Iyo ni methode imeze gute? Urabizi ko bano batipe babirefera kuri Bibiliya. Uribuka witwa Samson ajya mu Bafilistia baramukuyemo amaso akabaga ati agafata inkingi. Ndabyibukana inkuru narayise. Watu wite unsubije imbaraga. Tukugendana. Hari utuntu nakwikorera ngo agiye kumva imbaraga ziraje arimbura inkingi zose g'Abafilistia bapfana nawe. Ngibi bintu Israel na Amerika bashaka gukora. Bateganya kuzakoresha bomba atomique muri intambara kuko ubundi buryo bwose bashoboka Iran na Maliye yabo bafatanije basa mu bigaragara namwe badukurikiye murabona ko bamaze gutsinda intambara ya Amerika. Bamaze kuyitsinda petube clear, sibyo? Mu buryo bugaragara bura hari ukuntu Amerika irasa Iran wenda n'ujyo nibirashe kaminuza muri Iran. Iran iravuga ati ndarasa kaminuza zose ziri mu bihugu bikikije iki
donc bino bihugu byose bikikije biri kuri ariya leta zunze ubumwe za Amerika bikikije. Rero uyu munsi icyo bashaka gukoresha ni igisasu cya kirimbuzi, kandi ntibamenye yuko uburyo bazagikoreshamo hari abandi bantu uri kumva bari mu mahembe 10 nk'uko Daniel yahanuye, bamaze gufata ariya yo kuvuga ati bazabakoreho gusa natwe isi tuzayigira umuyonga, sibyo? Ariko muri strategy zitegurwa nakubwiye ko harimo n'uburyo bwo kwitegura antikristo, ariko barakora n'ubusanga umwuka we barakora nuko bakora mu buryo, sibyo? ashaka gukora ku mugaragaro. None muri strategy zihari nuko ngena kubwiye, urumva umuntu iyo yize amateka akora prediction, nuko nakubwiye ko nyuma ya Netanyahu, nakubwiye ko Netanyahu ari AI biri gukora, abantu babano nyine nakubwiye bitandukanye no gutekereza bahita bamuhakanya AI Netanyahu yaba ari AI se. Yes, ejo bundi Hepson ni yasobanuye se ko na Joe Biden yari AI bakoreshaga. Isi yacu tugeze bari uyu munsi biroroshye ni ubwenge bw'inyamaswa abantu bugeze biroroshye, nuko twebwe abanyafrika baba baduhisha byinshi. Binavugwa ko aramutse apfuye ataba yapfuye twakomeza tukamubona. Yes, kandi atakiriho. None niyo mpamvu mbwira abantu ngo uru rubyaro rwose tubona duhitanamo hano mu isi, mbere bari bafite ikibazo cy'ukuntu bakora umwuka n'ubu barabananiye duhumeka, sibyo? Ariko uyu munsi standard bariho biraboroheye ko bafata uruhu, uri kumva nkuko basimbuza inkingo, uruhu runo ruhu rusanzwe, uri kumva bakaru protecting ikishiki imashini kandi rukagumya gufunctiona uruhu rw'umuntu. Nuza mashine zigaya zitembeza amaraso umuntu uza mu uruhu. Si tugeze mu mwana ni birebire, nuko nyine abantu batabasha kureba ngo bige bavumbure, uri kumva. Ariko isi yo irakataje, niyo mpamvu Yesu ngo mu gihe cya Nowa Imana aricera bakaga abantu ko abantu bakomeje kuba babi. Imana ngo uziko yashatse mu mukiranutsi kabonamo Nowa wenyine. N'uyu munsi isi yacana igeze, uri kumva naho ngaho. Rero ariko hari akantu waruvuze, iyo uvuze Peresi bishobora kurangira ibaye ikomeye, kuko Peresi dushobora kuba tugiye kuyigira ikintu gikomeye, siko tuyigira ikintu gikomeye, ahubwo nuko ubwami bwose ziriya empire zose zagiye zihirima, ariko zashatse kunosha kuri Peresi. Urumva niho nakubwiye nagerega zino empires zose zigenda zikomera, nakubwiye ngo zikoresha ikibi n'ikiza. No reka dufate hano muri Afrika, buriya muri Afrika buri gihugu cyose nka kuno tubango Amerika n'umupolisi w'isi, sibyo? Iyo bagushizeho gwenda ngube n'urugero president w'igihugu cya Afrika wa Asia, Amerika n'urugero bakagutereka nko kuri Amerika igitende tereka aba president bagiye batandukanye. Ari nabyo ishaka gukora muri Iran. Yes, nabyo ishaka gukora muri Iran. Bo ikintu bakora uri kumva bafite wa mwuka ucunguza ikibi n'ikiza, bagushyiriraho undi muntu nawe bakamukomeza bati nudakora ibyo tukubwira do nguyu hita kura bivu sindiri uri ko nyubane. Ndabyumva. Yes, no mu isi rero yo muri izi empires zikomeye iteka ryose ntago Peresi ikomeye kubera ko ari ikomeye mu buryo runaka, uri kumva ikomeye kuko bagenda bubaka ku kijambo ry'Imana rivuga nawe bikubwiye, sibyo? Ariko bakanabyubaka bavuga ati wewe wa mupolisi we turagushyiriraho uyu muntu w'igikangisho. None ngo nkire Korea y'Amajyaruguru, uri kumva wagira ngo ni iki abari igikangisho kibi bihugu by'i Burayi. Noneho mu bijyanye n'ubuhanuzi buri biblike n'ubundi byanze bikunze ntago nakubwiye ko ira famille ya Khamenei mu gitabo uyu nguyu uri kuyobora uyu munsi ntago imbaraga zishamikiye kuri we, zifite ibibatsi bizishyigikira bishamikiye kuri ba Putin. Kandi Bibiliya yerekana ko hari intambara iteganyijwe ya Gogi ya mbere, uri kumva aho umwami w'igogi uri kumva azamara gutsinda iyi empires. Wabizi ko Amerika ihora ihanganye na nuza narasha namara kwitsinda avuga ati okay nanjye ubu ngiye kuyobora iki isi. Aha rero niho Kristo azaza kwima ingoma.
urumva haza barimo intervention y'umuntu uzaza gutabara abisiraheli n'ubu ngubu nakubwiye ngo Tel Aviv yabaye umusaka, sibyo? hari umugabo w'Imana umwe w'umuhanuzi yigeze kubwira abantu bafite abantu bari muri Isiraheli, havuga ati mwabwiye abantu banyu bagataha ko mu minsi mike bigiye kubacumbiraho. nyine urumva iyo umuntu ari kwigisha abantu, urumva nk'umuntu hano urayigisha we, noneho abantu ntabwo bumva ibyo bari kwigisha. niho antikristo azinjira ashaka gukorera, avuga ati rero nkurikije uko mwashoje intambara mukaba muteje ibibazo abisiraheli, ngiye kubatabara nze nk'umucunguzi wabo. azabaje kumaraho iki? Intambara. iyi strategy rero ni ikarita uyu munsi ni iri gukinwa. ngiye nakubwiye ngo uzabyitegereze gato, y'intambara nikomeza kandi izakomeza, kuko umugabo w'Imana Daniel yavuze ngo Daniel ngo ibyo byihorere bitegekewe kuzageza ku meruka, abyerekwa, sibyo? izakomeza kuko ntabwo izapfa guhagarara, uri kumva? ariko ukurikije uko ikarita zigenda zikinwa narakubwiye ngo bizarangira kuko Trump ntabwo yakemera ko umuntu nakubwiye ufite profile antikristo uyu munsi ni Emmanuel Macron. ntabwo Trump yakemera ko Macron ayobora isi, uri kumva? sibyo? ahari byanze bikunze nawe azavaho. Nuvuga ngo mu bifatika nuko Macron ariwe akabaye ayobora isi, yes. ariko Trump ntiyabyemera. ni nayo mpamvu ndi mwana gukurikije ino flash y'ibizira ya Epstein, mwabonye ko Emmanuel Macron watayirimo bamuhishiriye, sibyo? nuko mu bantu bafite Burundi antikristo afite profile nezi iri semblable ni ya Emmanuel Macron. iyo profile yabonwe he? iri biblique ravuga ngo naza ngo zaba yishyira hejuru, kumva arwanya icyitwa Imana cyose, sibyo? ngo atakunda ibinezeza abagore. Ibinezeza abagore buri abantu benshi bazi ngo abanyamakuru benshi bagiye bakora ubushakashatsi kuri Brigitte Macron. buruzi ko ari umugabo ahangaha kandi waratuteza ibibazo, ukumva? au contraire, yes. hari abantu uzi buriya mugabo? ntawe. nese uwo mugabo arabyara kandi kaba karatenzwe neza, gafite umugore nyine utari warengeje igihe cyo kubyara, kandi kapanzwe neza. Bro, so nyemerere mu kiganiro cy'ubutaha mfite ibintu urabyibuka ko tuzinjira ahantu twavugaga ho gusenga twabivuzemo, ariko ndifuza ko twazakomeza mu kiganiro tukareba ukuntu uvuze, hari ukuntu uvuze bisa n'ibinkonfuzinga ndetse n'abandi bantu badukurikiye, ukuntu antikristo azaza ntago twabijyamo n'ibirebire, ukuntu antikristo azaza aje gutabara abisiraheli. abo bisiraheli ni bande? ni abayahudi? ni bari abanyamerika bagiye gushisha hariya? peresi se bizabiriye? bizabyagenze gute? reka rero ibyo tuzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha, twagana ku musozi dusengera. turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, uturindisha ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, kandi abantu badukurikiye ubahe kumvisha amatwi y'umwuka kugira ngo babashe kugira ibyo bakuramo mu izina rya Yesu, amen.